Ndabashuhuje bakunzi ba BV Media TV, nk'uko bisanzwe ni wa munyamakuru wanyu Alain Bertrand muri studio. Ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na wa munyamakuru mwakunze yabibwira, akaba ari Vava Mutesa. Vava Mutesa, uyu munsi wabwira abanyarwanda cyangwa se abandi bantu bose badukurikiye kuri BV Media TV ikintu twabateguriye uyu munsi? Uyu munsi tukaba twabateguriye ubusobanuro bw'izina. Ubwo busobanuro bw'izina tukaba twahisemo izina rimwe riri special, tukaba twahisemo izina Jeannette. Jeannette ni ryo zina twahisemo kubakoreraho uyu munsi. Twihuse rero, izina Jeannette rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura ngo impano ituruka ku Mana. Umvishe ko ari izina ryiza cyane rituruka, uvuga ngo impano ituruka ku Mana. Urumva ni izina ubwaryo riri special kabisa, muri ryo riri strong. Iri zina ngo mu Cyongereza ngo niryo bakunze kwita Jeannette. Ubwo aho ni mu Cyongereza. Ni mu Cyongereza, ndetse rijya rihinwamo Jeanne. Buriya umuntu uzumva witwa Jeanne kaba kavuye kuri Jeannette. Ubwo n'ubundi aba yitwa Jeannette, nuko baba barihinnye. Bahisemo barihinyemo Jeanne. Valentin, twihuse watubwira imwe mu miterere y'uyu mukobwa Jeannette? Hano ubushakashatsi bugaragaza ko Jeannette ari wa mukobwa w'intyoza, akunda kuyobora kandi akunda kurakazwa n'ubusa. Urumva ko aho ngaho biratandukanye. Urumva afite akantu kamurakaza, muri make arakazwa n'ubusa Bertrand. Hano Jeannette, ubushakashatsi bugaragaza yuko Jeannette yanga ibintu bitinda, yanga ibintu bimurambira, bimurushya mu mutwe. Urumva Bertrand, Jeannette nyine ni wa muntu wanga ibintu bitinda, biri kugenda gahoro. Hano Jeannette barongera bakatubwira ngo Jeannette ni wa muntu uba ushaka kumenya ibintu byose, ashaka kwanariza nyine ngo asesengura amenye utuntu twose. Ni wa muntu uhorana ubushakashatsi muri wenyine, yanga amenye ngo imva n'imvano y'ikintu runaka. Jeannette hano ubushakashatsi bwongera bugaragaza yuko ari wa muntu uhora uhinduranya ibitekerezo bye birahindagurika nyine. Urumva ni wa muntu ushobora gusanga uyu munsi yabwiye ntekereza iki, ejo ugasanga yahinduye ibitekerezo. Tuvuge ngo niba yatekereje gukora ikintu runaka, ejo usanga ahanini yagihinduye. Hano Jeannette baravuga ngo ahorana impinduka kandi agakunda kugwiza inshuti nziza mu buzima bwe. Urumva ko ari wa muntu wihariye Bertrand. Ese wewe hari akantu waba umuziho, wakozeho research umuziho Bertrand? Ikindi kintu nzi kuri Jeannette, ni umukobwa ushyira imbere uburenganzira bwe ndetse n'uburenganzira bw'abagore. Urumva ko ari wa muntu ntabwo ari ukwitaho gusa, yita no ku bandi. Yita ku burenganzira bw'abagore cyangwa se abakobwa. Ikindi, akunda kureba neza muri rubanda, kugaragara neza muri rubanda no kureba neza muri rubanda. Muri make akunda ko baba bamubona neza kandi nawe akabona neza muri rubanda nyine. Bishatse kuba ko ari wa muntu ushaka kwisanisha nabo, bakaba bahuza ibitekerezo bakaganira. Hano Jeannette bagaragaje ko ari wa muntu uvamo umugore ukunda urugo rwe, kandi akangamo amakimbirane. Wa muntu ubuharanira ko urugo rwe rugendera ku murongo kandi rugendera ku mahame kandi rushikame rukomeye. Bertrand, reka tubasezere. Iyi yari BV Media TV. Bertrand, wabasezera tugakomeza n'ibindi biganiro. Mwakoze cyane kudukurikira. Yari BV Media TV. Ushaka niho tunyuze ibiganiro bigiye bitandukanye, niho wadusanga.